waturemye mwami Imana utandukanye n'ibindi biremwa uhereye mu itangiriro mwami igice cya mbere umurongo wa 26 nibwo wamaze kurema ibintu byose uravuga ngo reka none ureme umuntu maze mwami Imana tugushimiye ko waturemye mu ishusho yawe mwami ntabwo waduhaye amahembe ntabwo waduhaye mwami ngo tugendere ku maguru ane hasi waduhereje ubwenge inzovu ziturusha ubunini ifi yitwa ware nini ku isi iturusha ubunini ariko mwami Imana ibyo byose waremye umuntu kugira ngo abashe kubitegeka kubw'icyo cyizere watugire tugukomeye amashyi mwami Imana izina rya Yesu amen haleluya nyakubahwa Sitanda nyakubahwa Pastor Emmanuel nyakubahwa Richard banyakubahwa mwese urubyiruko ndetse amakorali mwese mwadufashije namwe bakristo mwaje kuri uyu munsi n'abacuranzi n'abandi twese mumfashe twongere dukomere Imana amashyi yaduhaye uyu munsi Imana yacu ni ntabwo icyubahiro pianiste sinzi ahantu agiye ariko yari kuba yegera kuri piano akandebera umukunga tumaze kuririmbaho mu kanya kugira ngo mubwire akantu tuza gukora gatoya amazina yanjye nk'uko nabibabwiye nitwa Rukundo Michael mvuka i Nyamasheke niho mu rugo nsengera mu itorero Methodiste Libre Paroisse ni ya Rwumba ariko abenshi bahita mu Gisakura nsengera ku mudugudu wa Bushekeri ubwo ni muri conference ya Kibuga Imana yacu duhana umugisha rero nkorera hano hakurya n'ubundi rwa Nkuba muri Karongi ndi umurezi kuko nasoreje amashuri yanjye aho bita Irukara muri college y'uburezi niho nasoreje kaminuza n'ubundi nayibayemo mpagarariye ajeneri cyangwa se urubyiruko rwa Methodiste Libre rukorera muri kaminuza rero Imana ishimwe ko nayo yampaye gukorera hano hakurya ni hano hakurya mujya mubona icyapa cyanditseho ngo groupe Ecole Secondaire Gasenyi natwe ni groupe Scolaire Musango yegeranye hara mu Gasenyi niho ndi gukorera Imana iduhana umugisha shimye Imana rero nibuse ko yangejeje hano ejo twiriwe mu bukwe bw'abaturanyi natashye nijoro naryamye mu saa 6 n'igice ariko shimye Imana ko nubwo nabyutse saa 10 n'igice kugira ngo ufatishe urumva iminota naryamye ni nk'amasaha muri 3 shimye Imana ko yambashishije nkagera hano Imana twagire tuyongere icyubahiro kadutangire rero ngiye kuvuga nihuse kubera ko n'ubundi ndasubirayo ariko twese icyo mwami Imana dushakaho kuri uyu munsi unyemerere uhabe kugira ngo usohoze icyo Imana igushakaho haleluya amen umurera kuri -3 umurere ushyirireho wa mukunga tuvuge ngo umve ubuhamya cyangwa se ubutumwa buri mu ino ndirimbo kugira ngo nawe bugufashe wumve uyu mukunga ukiyemo haleluya Tovoze shako, tovoze doma, tovoze nebyero, tovoze nintendo, Yesu arakomeye. Ducuraniraga, tovoze myerogeyo, tovoze shako, tovoze doma, tovoze nebyero, tovoze nintendo, Yesu arakomeye umwishima mwishiriye Yesu arakomeye Romishure Yesu arakomeye umwana nijoro Yesu arakomeye we Yesu arakomeye turirimba nawe w'intere ijoro uvuge byinshi mu byo yakoze abagere ubwanjye nabinamyanone Yesu arakomeye we abasore b'ubu baravuga
ibyo ni ibishuko muze twinezeze ariko bagenze muzajya mu ijoro ese ntabwo muzajyanayo abakobwa nabo bakavuga bati imana yabo nabikora aho ngewe ubyanjye niboneye Yesu arakomeye we ababyeyi nawe mukavuga muti we ibyo ni ibishuko muze twinezeze ariko bagenze muzajya mu ijuru nawe muzajyayo we umwijima mwinshi Yesu arakomeye we no mwishuheri Yesu arakomeye mu manywa n'ijoro Yesu arakomeye Yesu arakomeye we haleluya haleluya ino ndirimbo iravuga ngo urubyiruko rw'ino minsi cyangwa se abasore b'ino minsi abantu bo muri iyi minsi baravuga bati imana yabo nta mirimo ikora ariko twebwe twarabyiboneye imana yacu irakomeye kandi irashoboye haleluya haleluya reka ninjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana tudatinda tugiye kuvuga ijambo ry'Imana rimo bice bibiri ariko nubwo yaba ari iminota 5 ibyo bice ndabikoresha uko biri haleluya tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana mbere na mbere turavuga ku gitabo cya Zaburi tuyivugeho gakeya bwa kabiri turaza kuvuga ku ijambo ry'Imana na ayeteme ivuga ngo haranira kugira ibyiringiro by'ejo hazaza haleluya bwira mugenzi wawe ngo gira ibyiringiro by'ejo hazaza nihuse ijambo ry'Imana ashaka ko dutangiriraho banadusomeye muri Zaburi ariko ntabwo ari la Zaburi 125 gusa ngira ngo tuze kuvugaho hari abantu benshi bagiye bandika Zaburi harimo Dawidi harimo Benazafu harimo Salomo ndetse n'abandi Zaburi barayandika ariko nubwo dusoma Zaburi tukavuga n'amagambo ayirimo ariko Zaburi mu by'ukuri ubashije umuntu ngo igitabo cya Zaburi ko wumva Zaburi ubundi Zaburi ni iki Zaburi ni iki okay reka twihute Dawidi abonye imirimo n'ibitangaza Imana yagiye imukorera abonye ukuntu yagiye arwara Imana ikamukiza aravuga ngo noneho ubu buhamya ibi bitangaza Imana inkoreye haleluya reka noneho nanjye mbyandike kugira ngo n'abandi bazahomokaho bazajya babona imirimo y'Imana haleluya Zaburi rero tuvuga ni ubuhamya cyangwa se n'imbamutima y'ibitangaza y'imirimo Imana igenda kudukorera umunsi ku munsi heza Imana icyubahiro Zaburi ni imbamutima ni ibitubamo ibyo tubamo buri munsi ibyo Imana yadukoreye twaciyemo ibitangaza Imana yadukoreye haleluya niyo Zaburi tuvuga buriya ntabwo twebwe tuvuga Zaburi aba Dawidi tuzivuga turi kwibuka ibyo Imana yakoze kera ariko n'uyu munsi ku bwacu Imana iracyakora haleluya niyo mpamvu natwe dufite Zaburi zacu dufite ibitangaza Imana yagiye idukorera dufite imirimo myinshi Imana yagiye idukorera twararwaye iradukiza haleluya bamwe bagiye kwa muganga Imana ibacura ari bazima haleluya bamwe bakoze impanuka irabarokora abandi barataha haleluya ayo ni amateka ni ubuhamya ugiye ufite waciyemo iyo ni Zaburi nawe tuguhaye urupapuro n'ikaramu watangira ukandika imirimo n'ibitangaza ukandika Zaburi yawe y'imbamutima haleluya y'ibitangaza Imana yagiye idukorera cyangwa se yagiye gutambutsa haleluya Zaburi turi kuyumva neza muririmbyi aravuga ngo Zaburi ndirimba ya Dawidi yo Zaburi ndirimba ya Benazafu nimba mutima ayizanje fitubuhamya igenderayo haleluya amen
zaburi turirimba ntabwo ari iz'aba Dawidi, cyakoze turazisoma tukabona imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikora. Haleluya! Bigatuma natwe twibuka zaburi zacu, twibuka imirimo n'ibitangaza Imana igenda idukorera. Haleluya! Ahari aya masaha Imana iduhaye amahirwe, cyangwa se tukabona amahirwe yo kuvuga ngo natwe uko turi hano, reka dufate ibitabo cyangwa se dufate amakayi n'amakaramu, uhereye ukivuga ukigira ubwenge, wandika ibyo Imana yagukoreye, nawe wakandika zaburi yawe burya. Haleluya! Haleluya! Nawe ufite zaburi mu mutima wawe. Rero niyo mpamvu Dawidi yanditse aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagane mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakuru. Yari amaze kubona Imana hari ibitangaza Imana yamukoreye. Haleluya! Nicyo cyatumye yandika iriya zaburi ya 23. Ya mbere arongera arandika ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzacya, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Iyo tugiye kubatizwa ayo masomo turayiga ntabwo nyatinda, ni kugira ngo twihute dukoreshe iminota ukwiriye. Haleluya! Haleluya! Ageze kuri zaburi ya 15 Dawidi arandika ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe, ni umuntu ugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka. Haleluya! Amen. Yari amaze kubona imirimo n'ibitangaza, aravuga ngo Imana niya. Dawidi ubuze uko abigenza, aravuga ngo Imana niya, Imana yacu niya. Uburebure bwayo nta muntu wabuhiza, ubugari bwayo. Haleluya! Amen. Nibugira itangiriro ntibugira n'iherezo. Haleluya! Imana niyo ikomeye, niyo yo gushima, tuyikomera amashyi. Barakomeza barandika zaburi, andika zaburi ya 20. Aravuga ngo abantu benshi biringiye amagare, biringiye amafarashi. Haleluya! Ngo ariko twebweho twiringiye Uwiteka Imana yacu ikomeye. Haleluya! Ngo twatangiranye muri uru rugendo, hari benshi twiganye za Sunday School, twiga aya masomo ya Bibiliya. Hari benshi twazanye muri uyu murimo, twakirijwe rimwe. Aravuga ngo bamwe benshi barunamye baragwa, ngo ariko twebweho ngo tureye. Turakomeje urugendo, turakomeje kubera ko tuzi ko Imana yatugiriye neza, tudakwiriye kwitenguha. Haleluya! Richard yavuze ngo ahangaha ngo niho hehe muru. Ntabwo dukwiye gukena na kintu na kimwe cyose, ntabwo dukwiye kuganya kubera ko tuzi ko hari umuntu turwanira. Haleluya! Ureke dupepere abamarika yo mu ijuru, dupeperere Imana n'umwana wa Yesu Kristo. Haleluya! Amen. Barakoze cyane kutugirira neza mu gatumbira mu itorero. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Haleluya! Amen. Iyo Imana ari mu rugo nabyumvise cyane. Iyo Imana ari mu rugo ibiciro birazamuka. Umwana agakomeza yera kumva ko akwiriye kurya ifiriti, akwiriye kurya umuceri, akwiriye kurya ibijumba, baba barakura ibijumba. Ariko iwabo nibo baba bazi ngo abana bacu bizagenda bite, bakamenya ngo isukari yaheze. Amen. Bakamenya ngo ibishyimbo byaheze, bakamenya uburyo ki noneho barakora plani cyangwa se imibare y'urugo. Amen. Imana iguhereze umugisha. Gusa bibagiwe akantu gatoya, ntabwo watubwiye kuri YouTube ukuntu biba bimeze kugira ngo tujye tugufollowinga, tuguhereze amaviews ndetse n'ibindi byose na subscribe. Ubwo nyine niyo publicité ndayikoze. Imana iguhereze umugisha. Haleluya! Amen. Hanyuma natwe rero mu itorero, iyo turi mu itorero ntidukwiriye gukena kubera ko Yesu niwe papa. Amen. Tugeze mu muri Luka niho batubwira ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, nawe yabahaye iki bwo kuba. Haleluya! Zaburi rero ni nayo mpamvu twavuze muri Zaburi 125 ariyo naho twasomye, hatubwira ngo n'ubundi Dawidi yarakomeje arareba, aravuga ngo abiringiye Uwiteka. Haleluya! Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi yose igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose, nuko Uwiteka ntajya areka abantu be. Haleluya! Iyo Mana ntabwo ari yo gushimirwa. Mureke twongere tuyikomere amashyi. Reka tujye ku cyigisho cya kabiri tuganire. Iki cya mbere cyavugaga ngo Zaburi. Mbese Zaburi ni iki? Twavugaga ngo Zaburi ni imbamutima y'ubuhamya bw'ibitangaza n'imirimo Imana igenda idukorera umunsi ku munsi. Turavuga ngo nawe ufite Zaburi yawe,
ufite imirimo n'ibitangaza Imana yagukoreye. Haleluya. Twihuse tugiye kureba mu gitabo cy'umuhanuzi Yobu. Badusomeye amagambo meza cyane ariko nabwo ashaririye. Ngo mureke kwirirwa murandura, twahasomewe ni Yobu igice cya mbere. Yobu afite igice cya mbere kugera kuri 42, ubwo muraza kuhasoma. Ni igice kubera ku cya mbere kugera kuri 42, hose havuga cyane cyane ku nkuru za Yobu. Mu gihugu cya Usi tugeze kuri topic ya kabiri ivuga ngo iki? Ivuga ngo iki? Nabyibagiwe. Topic ya kabiri tuvugaho, twavuze ko tuvuga ngo gira ibyiringiro by'ejo hazaza. Byibura nako kantu gatahane. Hari isengero nyinshi bandikaho ngo se mbese utahanye iki? Nawe basi utahane ngo reka ngira ibyiringiro by'ejo hazaza. Haleluya. Haleluya. Amen. Mu gihugu cya Usi ngo hari umugabo witwaga Yobu. Uyu mugabo ngo yari umugabo w'umutunzi. Ko Bibiliya itubwira yari umugabo w'umutunzi, ngo ariko ikintu kinezeza cyane muri iki gitabo, ngo uyu mugabo nubwo yari umutunzi ntabwo yirataga ngo avuge ngo gusenga ari iby'abakene, gusenga ari iby'abadafite. Ahubwo we yari umutunzi ariko akajya imbere y'Imana n'ubundi agapfukama ati Imana ibi byose niba bimaye shirwa hejuru. Haleluya. Uyu Yobu yubahaga Imana nubwo yari umutunzi. Haleluya. Yobu rero ngo yari afite abana 7 b'abahungu, afite n'abakobwa 3. Turihuta cyane. Uyu mugabo ikimbwira ko yari umutunzi cyane, ngo yari afite intama 7,000, intama 7,000. Yobu ngo yari afite ingamiya 3,000, afite amapfizi 1,000 amuhingira. Ari hano hari abantu batari babona ibimasa cyangwa amapfizi ajya mu murima agahinga, sibyo? Ariko Yobu yari afite ngo amapfizi 1,000 bimuhingira, afite ngo indogobe cyangwa se indogobe ngo 500 zose. Uyu mugabo ngo yari umutunzi. Nuko ngo mu kirebwe abana be ngo abo basore bajyaga bishakira iminsi y'ibirori, bakishakira iminsi y'ibitaramo byabo. Hanyuma bamara gutarama bagatumira na bashiki babo, buri wese ku munsi yishakiye akavuga ngo ku munsi wo gatatu nzakoresha igitaramo. Agatumira abashiki be, agatumira abavandimwe n'abandi bagatarama. Yobu rero twihuse, Yobu ikitubwira ko yari umukiranutsi, yaragendaga agasenga. Hanyuma ngo nyuma y'igitaramo agatumiza abahungu be, agatumiza abakobwa be, akababwira ngo nimuze, agatamba, akavuga ngo reka dusenge Imana. Ahari biriya bitaramo bari barimo baba bacumuriyemo Uwiteka. Akavuga ngo nubwo bakoze ibitaramo, nubwo banezerewe, ariko kubwo kubaha Imana reka ngende basabire umugisha, basabire imbabazi. Nimba ari uko bacume babira bitaramo, Imana ibeze. Haleluya. Kugira ngo akomeze kugira umuryango ukijijwe kandi wejejwe. Haleluya. Hanyuma rero twihuse cyane, umunsi umwe abana b'Imana ngo baje bashengereye, baje gusenga Uwiteka. Satani nawe ngaraza abarya runono ngo yari ari kumwe nabo. Hanyuma ngo Imana irareba, imubonye iramubwira ngo Satani uri gukora iki? Satani ngabwira Imana, ndarayibwira ngo njyewe ndi gutembera isi ndetse no kwizereramo. Imana ngiramubwira ngo ariko se ubundi rero witegereje umugaragu wanjye Yobu ukuntu anezeze, ukuntu ashimisha, ukuntu antambira ari mu nzu yanjye, ukuntu ashimisha ibyo atunze byose, wamwitegereje. Imana iratangirira murata. Mbese wowe ino minsi Imana yakurata? Tekereza mu mutima wawe, urebe ibyo ukora, urebe nimba Imana yakurata. Iri mubo nayo yakirata ikavuga ngo Satani mwara kubera ko mfite uriya Eliya, Satani mwara kubera ko mfite Sandrine, Satani mwara kubera ko mfite ABC. Amen. Imana ngo yirata kuri Satani, iravuga ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu. Satani ati se yabuzwa n'iki kwirata? Wamuhaye amapfizi, bamuhingira, wamuhaye abana, wamuhaye abakobwa, umuha abasore, umuhereza byinshi ararya, umuhereza amagaragu, umuhereza ingamiya. Yabuzwa n'iki kukwihakana? Turi ku ijambo rivuga ngo gira ibyiringiro by'ejo hazaza. Haleluya. Hanyuma ngo Satani akimara kubivuga,
Imana iramubwira ngo Satani ntabwo ari icyo, genda ufate ukuboko kwawe ukurambure ku byo atunze byose n'ibyo byose. Ariko Gasopo bwa mbere aramubwira ngo wowe Gasopo kuri we ubwe wenyine. Taragenda ati kariya ngiye kukazunguza. Hanyuma ntabwo nabyihutamo cyane ngo mbyirukase byose, ntabwo twagira twaza gutaha, ni byinshi cyane. Iki gitabo gifite ibice 42 kandi hano turacyari ku gice cya 2. Reka nihute cyane. Haleluya! Turimo turajyana. Abo turi kumwe dore Imana icyubahiro. Imana yacu icyubahiro, Imana ibahereza umugisha. Nabakunze cyane. Nari naravuze Methodiste Libre sengeraho, ariko n'ubundi nubwo mba ndi ku kazi, kuva ku kazi ngera hano menya kuri moto byantwara 2,000 bigeza kuri 4. Kuva mu isantere ya Gasenyi ni hagati ya Gitesi, Mutuntu ndetse na Rwankuba, hagati ikigo cyitwa Gasenyi, Pole Secondaire Gasenyi n'icyitwa Musango, hafi n'ababikira na Paroisse Catholique. Ariko kuhava agera hano niyo Methodiste iri hano hafi, n'indi iri hakurya sinzi ukuntu bahita, uko maze y'umwaka umwe nkorerayo. Ariko Imana ishimwe ko muhari. Igihe kimwe Imana nizajya idufasha umuntu akabona ukuntu agera hano, nzayagaruka mbasure. Haleluya! Reka twihute twikomereza ijambo ryayo. Satani akimara kumva ibyo Imana imubwiye ati genda umukoreho cyangwa se urambure ku byo atunze byose ukuboko, Satani aragenda. Abari baragiye intama bakagaruka imbitsi ngo zapfuye. Abana bati mu birori bari barimo, umuyaga w'ishuheri waje w'inkubi uteragura impande enye zose bari barimo z'inzu, inzira bagwira. Abana bose barapfa. Ati ingamiya zashize, ati ibintu byose byashize. Yobu asigara gutya gusa, nta kintu na kimwe agize ute afite. Ariko Yobu muri ibyo byose ntabwo yihakanye Imana, yarakomeje arapfukama. Haleluya! Ndetse byanageze aho Yobu nihuse umugore we araza aramubwira ngo ariko se ubundi ibi byose biri kugenda gutya wakihakanye Imana. Ariko Yobu ntabwo yakomeje kwihakana Imana, yarakomeje arayiringira. Haleluya! Twihuse n'ubundi ngo abana b'Imana n'ubundi Satani ntabwo yatuje. Bwa kabiri ngo baza baje gushengerera Uwiteka. Hanyuma n'ubundi Satani ngo abarya runono abagendaho. Uwiteka arongera abaza Satani ngo Satani, mbese uri gukora iki? Aravuga ngo njyewe ndi gutembera isi no kuyizereramo. Imana irongera iravuga ngo mbese n'ubundi witegereje umugaragu wanjye Yobu ukuntu anezeza. Ese ko umaze gutwara ibyo byose n'ubundi wakomeje kureba ukuntu anezeza, ukuntu agenda agapfukama akiherera agakomeza kunshima. Satani n'ubundi ntiyanyurwa. Aravuga ati se wabuzwa n'iki se umuntu ufite umubiri, ufite amagufa, umuntu ugenda, n'ubundi yabuzwa n'iki? Mbese umuntu ntiyabasha kugurisha ibyo atunze byose ariko ubugingo bwe bukarokoka, cyangwa umubiri we ukarokoka? Ibintu byose ufite wabigurisha kugira ngo wowe ugire ute? Satani niko yabwiye Uwiteka. Imana iramubwira ngo mbese nibyo? Irongera amubwira ngo ndamuguhaye, genda ukoze ukuboko ku mubiri we n'amagufwa ye, ariko mubujije iki? Ubugingo bwe. Haleluya! Imana iravuga ngo genda n'ubundi ukore ku mubiri we, ku magufwa ye, ariko noneho ku bugingo bwe Gasopo. Haleluya! Imana iradukunda. Satani aragenda ateza iki? Ngo bihera mu bworo bw'ibirenge, hasi ku birenge, bigera ngo ku gitwari, bigera ku mutwe. Ibishute biraza biramurya. Abantu baramuseka. Tekereza umuntu wari utunze ibyo biragiye ariko ntiyihakana Uwiteka. Haleluya! Hanyuma Imana irongera imuteza, nako Satani arongera amuteza ibyo ngibyo byose. Nari ngiye kuvuga ngo Imana irongera imuteza Satani ngo ajye kumugerageza, ariko n'ubundi nibyo. Imana irongera amubwira ngo kubera ko yari yizeye n'ubundi, iravuga ngo n'ubundi genda Satani, ngiye n'umuteze umukorere ibyo ushaka byose, ariko Gasopo kubugingo. Satani aragenda amuteza ngo ibishute. Akimara kumuteza ibishute, umubiri wose uragenda uratutika. Uragenda ugira ute? Mbabashije akabazo. Mbese ni iki ko twumva ko Yobu ibintu byose
ngo byamushizeho buri. Mbese ni agaki Imana yasigiye Yobu ko kwifashisha? Hari akantu se Imana yabasigiye Yobu kugira ngo mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'uburibwe ajya kwifashisha? Imana ikoreze umugisha cyane. Haleluya! Imana isigira Yobu akajyo aho yaba ari ibicute byamurya akagafata akakishimisha. Haleluya! Akakishimisha, byamurya mu gitwariro akakishimisha, byamurya mu birenge agafata akajyo akakishimisha. Hereza Imana icyubahiro. Imana yacu ishimwe cyane. Imana isigira Yobu akajyo ko kujya yishimisha mu gihe ibicute bimuriye akishima. N'ubundi ngo umugore aramubwira ngo mbese wakihanganye Imana n'ubundi ukipfira. Uwo mugore we maze nawe aramubwira waretse iyo Mana, maze nawe ukipfira. Yobu ati navuye mu nda ya mama ngasubira mu nda y'isi. Navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi. Twongere dupepere n'ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya! Yobu n'ubundi niyakana Imana aravuga ngo navuye mu nda ya mama nta kintu nambaye, n'ubundi nzongera nsubire mu nda y'isi nta kintu mfite. Ibi byose nzi ko ari Uwiteka wabimpaye. Haleluya! Abatubanjirije kera nta nubwo bagiraga silipa zo kwambara, nta nubwo bagiraga imyenda yo kwambara. Ariko uyu munsi uri kugenda imbere y'Imana ngo ntabwo najya gusenga ngo kubera ko mfite igitenge kimwe. None se kera ko bagendaga batanambaye uzabwira iki Imana? Nta nkweto mfite kanaka bafite inkweto. Icyo nicyo cyo kubwira Imana. Gira ibyiringiro by'ejo hazaza. Abantu bo mu isi ya none bari gutakaza ibyiringiro by'ejo hazaza kubera ko icyizere cyamaze kubakamuka. Nyamara mu Baheburayo nibo batubwira ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazagira uteye. Haleluya! Haleluya! Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turi gutakaza ibyiringiro. Umuntu akirirwa aryamye ngo kanaka Imana yamuguriye imodoka twarasenganaga biramaze. Kanaka ahinduranya imyenda biramaze. Kanaka yabonye akazi twariganye biramaze. Kanaka twari imodoka biramaze. Nawe mbwira imbere y'Imana. Haleluya! None se ko Yobu yari afite ibyo byose bikamushiraho, ko n'ubundi atiyakanye Imana yakomeje akiringira Imana akavuga ngo navuye mu nda ya mama nta kintu nambaye nzasubira mu nda y'isi nta kintu mfite. Wose uzasubira nawe bingana. Haleluya! Haleluya! Abantu turi kuzura amashyari kandi nta kintu tuzasubirana mu nda y'isi. Turi kuzura urwangano n'ubugome nta kintu tuzasubirana mu nda y'isi. Twatakaje ibyiringiro by'ejo hazaza. Imana yacu ntabwo ari bayani. Imana yacu iracyakora. Haleluya! Haleluya! Umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimeze nkawe Yesu. Haleluya! Imana ni umukozi w'umuhanga, dukomeze kuyizera izabikora. Amen. Turi kwihuta tugiye kugera ku musozo. Ariko iri jambo rivuga kugira ibyiringiro by'ejo hazaza ndagira ngo uritahane nk'uko ahandi mu macece haba handitse ngo ese utahanye iki? Nawe ujye usohoka uvuge ngo ni iki nahanye? Mbese uyu munsi utahanye ibyiringiro by'ejo hawe hazaza? Mbese uyu munsi wongeye kwibuka ko hari amateka, hari ibitangaza Imana yo gukorera, hari zaburi ufite mu mutima wawe? Haleluya! Haleluya! Abari kubyumva neza mureke dupepere Imana. Imana yacu yakoze neza. Hari umuntu umwe yaririmbye aravuga ngo ni korali, Mana wangiriye neza Mana. Reka turekeraho. Ngo ntabwo wandemanye amahembe, ntabwo wandemanye umurizo ngenda nk'imbwa ku gasozi cyangwa inka ku gasozi. Ahubwo Imana yo yararebye iravuga ngo nubwo indogoma ari nini, nubwo iriya misozi nayishyize ku isi, nubwo tugira ibifaru by'isi ku isi, inka ni nini,
inagutambutse imbere ikaguhonyora buri inka nubwo tuyorora byishizemo ubukana ikavuga ngo ntabwo ntegeka ntacyo wayikorera. Inka yonyine irutegeka mu rugo irakuruta, ariko Imana iravuga ngo noneho ubwenge bwose ndabuyambuye, reka niremere umuntu murebe mu ishusho yanjye. Ntabwo twapepera Imana. Iyo urataha ukavuga ngo sha urarya saa 4 mvuye gusenga, urarya saa 6 mvuye gusenga, urarya n'umugoroba mvuye mu kazi. Hari fi nini batubwiye yitwa ware ziba mu nyanja, niyo fi yonyine nini ni nayo nyamaswa nini ku isi yitwa ware. Ni nini cyane, ahari nyanekereza ko ari yamize Yona yanga kutumikira Uwiteka ngo agine neza. Yona nayo ni ibitabo bine, ahari Imana izafashe zagaruke tuvuge kuri Yona. Haleluya. Muzafashe mu mwanya rwo twiganire kuri Yona, tuvuge ku nkuru za Yona. Murabizi ariko basi tuzanabiganiriye. Haleluya. Haleluya. Ila fi yamize Yona nje nyekereza ko ijya kugereranywa na za ware, kuko ware nayo murebe kuri YouTube, ware ni urufi runini cyane. Ibaze nawe inyamaswa iruta inzovu, ikaruta n'izindi zose zo kwisi, niyo nini kwisi. Ariko Imana iravuga ngo sha abantu bazajya baguhiga bagukoremo umuhigo bakurye. Imana ni igitangaza. None wowe kwirirwa wikarakaza, Imana yaguhaye ubushobozi, irakubwira ngo ntabwo ugenda wambaye ubusa, fata agakote mu isoko ukagurisha ubundi ujye kundamya. Nta kindi twaremewe guhimbaza Imana. Haleluya. None uratangira uvuze ngo ni kamwe konyine. Ese umunsi utazaguha ka kabiri urica uriturije? Mbese niguha ka kabiri ko wuzuye kuganya ntabwo uzakenera ka gatatu? Tekereza mu mutima wawe. Twihuse cyane rero, Imana ibyo yakoreye Yobu n'ibitangaza gusa. Mu gice cya 42 ntabwo tubasoma n'ubundi, ariko haravuga ngo Imana yaje n'ubundi muze kubasoma mu gice cya 42. Imana yaje n'ubundi gukubira Yobu, imukubira inshuro zingahe? 2. Kuba kuyiba imbere yayo yagiye kwisanga, abona abana be bari kumwe, abona umuryango wose, abona indogobe 500 zabaye zingahe? 1000. Kira muri calculator. Arareba abona ibyari intama 7,000 bibaye 10,000 na bingahe? Nabindi ukubye kabiri. Arongera arareba abona ibyari ingami 3,000 bibaye 1000 bingahe? Imana igenda izamura umunzani rero hiragira ute kubera kuyubaha. Haleluya. Haleluya. Amen. Reka no gufite urukweto rumwe, uretse ko mwego muri abasirimu, nubwo ndi kubivuga muri abasirimu, ariko nubwo rwaba urukweto rumwe ufite, waza imbere yayo ukayicira akadiho. Haleluya. Najyanye mu bitaramo byinshi, umuntu akikuraho igitenge hanyuma akagitanga nta kindi afite. Uwo munsi mbona hari igitangaza kimubereyeho, abantu bose bakamugurira amaribaya y'amagupeni bariko mu byita n'inkweto zazindi y'umuntu umuntu agenda nyine yambaye, kavuga ati kabisa niba abantu bagenda bavuga ngo nabahaye, ariko ntabwo tubereye nk'abakristo. Haleluya. Hanyuma ngo Imana ikubira Yobu, imuhereza imushumbusha gukuba kangahe? 2. Ibyo yaratunze byose bikajya byikuba inshuro zingahe? 2. Muvandimwe, soza ndagira ngo wongere usubirane ibyiringiro by'ejo hazaza. Byibura uyu mwanya nafashe, nabyutse saa 10:30 njya gutega, nabonye isaha nagereye hano. Byibura utaha uvuga ngo uru rugendo ntirwo rw'ipfabusha, cyangwa se Imana yashatse ko nzanira ijambo kugira ngo uryakire mu mutima wawe, unyemerere uryakire, uvuge ngo basi nanjye aho nimba rwaje mfite umuntu uri mu bitaro, nimba nyenye, nimba nta kazi mfite, reka ngire ibyiringiro by'ejo hazaza, reka kwiyandurisha iby'isi, nkomane ibyiringiro by'ejo hazaza, kubera ko mfite ararwanirira. Kandi batubwiye ko hano ari mu rugo ntacyo dukwiye gukena, kubera ko umenya ko umunyu wiyongereye, umenya ko insengero zafunzwe ari hehe. Ntabwo dukwiriye kuganya. Haleluya. Ntabwo dukwiriye kuganya. Kandi Yobu ni umuntu ukomeye cyane twafatiraho intangarugero, yakijijwe neza mu gihe cye, natwe biradukwiriye kugira ngo mu gihe cyacu dukizwe. Haleluya. Amahoro y'Imana nabi muri mwebwe. Imana yacu ikomeze kubagirira neza. Yakubaha Seritanda reka nze aza adusengere turengeye twese
kugira ngo Imana itugarure ibihe byacu bya kera, dukomeze kuza twishima, twibuka zaburi n'indirimbo n'ibitangaza byose biri mu mitima yacu. Natwe twibuke zaburi iri mu mitima yacu y'ibitangaza n'imirimo Imana yagiye idukorera, turusheho kwishima no kwihimbaza. Haleluya, amen. Mureke turengere, hanyuma Seritandaze adufashe gusenga Imana. Imana ibagirire neza, murakoze, tuzongera tubonane. Akoze muvandimwe mwene data, gusa urugendo yakoze atuzanira ijambo riduhembura, ijambo tugaruramo ibyiringiro. Amen. Imana rwose n'umugisha. Urayo ahantu mwigisha mu bintu byinshi bitandukanye, iteka ahora hari urugero rwiza rwo gukiranuka. Amen. Yenda wowe ntabwo wageze ugize ahayo uragezayo, ariko waragerageje uko biri kose mu bintu bitandukanye, rimwe cyangwa kenshi, ariko kubizera Imana wagiye ku Imana igitabara abana abantu bagize gute? Bananiwe. Amen. Nta mpamvu yo gucika intege cyangwa se yo kubura ibyiringiro ejo hazaza. Reka dusenge Imana. Imana tuguha, turagushimye cyane, tugushimiye ko Mwami mwiza, tugushimiye ko twemeye ko tuboneka aha ngaha muri urusengero, udushimira Imana kugira ngo tubashe kubahuriza dusenge, duhimbaze izina ryawe ryera. Waranditse umugaragu wawe Mana, tumusangira turutse kure, umufurike mwamwije kugira ngo tugezeho, bitwibutsa ko dukwiriye kwihangana mu bigeragezo, nta mpamvu yo gucika intege, nta mpamvu yo gucogora. Mwabwo nk'umugisha Mana, kandi twaje aha ngaha, uturinde gucika intege, uturinde kubura ibyiringiro Mwami. Uracyakora, uracyafite imbaraga, uri umukozi w'umuhanga. Uracyafite Mwami mwiza ibisubizo kuri buri wese mwaba ufite ibibazo. Nta mpamvu yo gucika intege, kandi ugihaye kandi ugikora ufite ubushobozi. Gari ibyiringiro bo mu bana bawe, mu bakozi bawe Mwami, mu bakunda batoya, mu izina ry'uyu Mwami, hagarimo ibyiringiro. Bakwizere, baguhangeho amaso, babone ko ushobora byose. Kandi Mana, uha umugisha wese waje mu nzu yawe, Mana agende yongewemo imbaraga, mu bihe nk'ibi ngibi nta mpamvu yo gucika intege, nta mpamvu yo gucogora, nta mpamvu yo kuvuga amagambo menshi Mwami, tuzi yuko tuzi kandi uzi bidukwiriye. Imbaraga wese waje mu nzu yawe, byose mbisabye nizeye, uzabe Mwami Yesu Kristo. Amen. Yoza gahunda rambwiye ngo mbaheshe umugisha kandi muze kubahesha. Gusa nongeye senge mbaheshe umugisha. Cyese cyo nakora kivango, Imana ibahe umugisha.